abantu barambeshye ngo Kimenyi Kimenyi ngarino ndaza namubuze je buretse je naragutumye ndakubwira kintu ushakire Kimenyi nahise mfata rutema ikirere bro maze gufata rutema ikirere ndahagera nsanga ni Neya Kimenyi ntawe uhari nza gukurura amakuru avuga yuko witwa Kimenyi Yves maginga aya ngaya arimo arabarizwa ahantu bita Zabere Twari asigaye acuruzanya n'umugore arimo aratereta wo kuri Dayari witwa Jore subira kuri Dayari Zabere Twari bere twaye ni Zabere Twari ni hirya ya Remera uciye he baraza kuza kwa dusobanura nzi ko gusa bahita Bere Twari arimo umugore witwa Jore gezaho Samblag ikibazo uvuga amahomvo menshi je amakuru yewe ndayafite neza cyane rwose ku Gisozi Zabere Twari rero amata bacururiza ku Gisozi muri Dayari erega dare zose zibiremera cyangwa ikabuga no mu makaritsiye ntabwo ajya muri Tudayari mwa kereka mwebwe nimba wanyuza hano za Ngororero na yari dare nyazo ziba iremera cyangwa 15 cyangwa ikabuga oya aho ngaho hari rwose bwiza ukuri nijoro ibintu byambayeho ntabwo bibaho bro nabonye abantu muri comment barambwira ngo uyo Hennessy ngo kasuku ngo ari barayisomeza byeri ngo ubugambo buri hariya je nababwiye ati uyu niwe superstar w'ibihe byose nijoro ibintu byambayeho ntago bibaho nabonaga mugani wa DJ Pius ya macupa maremare gusa ngira ubwoba none aha hantu ndi mu mujyi wa Dallas ni 8 z'amanywa ubu ni bura rimfunguye ijisho ese Dumba wabwiye abo bahungu bawe ba Godfather bakareka kugenda babegesha ko Muyango ari umutinganyi Muyango udakunda mboro urabeyoboye koko uburyo bavuga ngo n'umutinganyi Muyango icyo muziho ntabwo nzi ko akunda imboro cyane ariko no ndi kuvuga gukunda imboro as a girl apana gukunda imboro nyine ngo gukunda imboro ngo byimazeyo as a girl nyine nk'abandi bakobwa bose gusa ikintu nzi kuri Muyango ni wa muntu like she likes what she sees niwe mukobwa wenyine yarebye imboro agahita avuga ati ndayishaka yego sibyo yakoze iki yakunze imboro sibyo man no Muyango no muntu wa mbere twabonye imboro ijya ku mbuga sibyo arangije nawe arayireba ubundi abakobwa basanzwe bari average bahita bavuga ati no I cannot imboro yagiye hanze siko bigera siko bwana bujya buvuga Muyango yarayibonye ahita avuga I want that one nta kuntu Muyango turabingiza ni Godfather ubivuga yuye mbonye ari ubivuga ngo nyine ngo gute na gute ndavuga ngo Godfather zo kumusobanurira rwose Muyango ni umukobwa ukunda abahungu pe mbivuze ku mugaragaro Muyango n'ibimenyetso birahari bantu none se simbivuze yakundanye na Jori Rutaganda ibyo simbizi yego bya Rutaganda ngo nibyo ingenzi ko Muyango yabonye imboro ya Kimenyi ahita yireba yitegereza aravuga ati iyo ndayishaka rero there is no way kandi wareba iyo ball kandi wahinze ugahita uhindukira ukabona n'ibindi bintu biba byopenize utazi ko biri nanuza you don't know then nawe ukajya Muyango ibyo ntabwo yabikora ntabwo Muyango ariko rero Muyango ntiyawe umutinganya ariko rero kaza nkubwiza ukuri sibyo ikintu cy'abatinganyi kireze
urumva none nabo basigaye baza bagashaka gutanga ibiceri ngo babatwikire bibeshyira ko ngo barya ibyana bikaze kugira ngo n'ubundi babone ukuntu baprofita n'abandi ku ruhande wari ubizi ibyo bintu niko sisiteme yubatse ubwo mvugiyemo ongera uvuge ni ukuvuga ngo nkanjye Jessica uzamupanga nshaka kujya ncumita ibyana bikaze nagenda nkatangiza propaganda zigaragaza ko wenda mba ndi kumwe n'ibyana nka bya Muyango mba ndi kumwe n'ibyana nka bya Muheto mba ndi kumwe nyine ibyana nyine bikaze sibyo noneho ibyana byakubona bigahita bivuga hano ngomba kuba urakoze cyane ubutinganyi bureze oya birahari bireze ariko turarwana nabyo turabikumira mu izina rya Yesu turabikumira ubwo uvuze izina rya nde mu izina rya Yesu nanjye mu izina rya Allah wallahi ubutinganyi turaburwanya ibyo byo rwose ni ibintu bigomba kubaho mu buryo bukomeye cyane ariko dumba hari n'ikindi kintu cyeze iki se kandi abakobwa i Nyarugenge barimo baranutsa imisundi imirenuka nk'amafi oya ibyo birarangira ni ukubera hashushe no minsi oya ngewe mfite abajama banjye bagera muri 4 bamwe bati mwe muzi gusenga rwose mugire mudusabire bishoboke kuba ari icyorezo cyateye urabona buno bukobwa bwa bwagiye mu maklabu n'ibiki byose bwambaye half naked ubuntu bugaragazamo imbere ku buryo ushobora guterebamo n'amara buriya bwana uziko iyo bwicaye nko ku ntebe akanywa kose kaba kicaye hasi ndakumva noneho bari abana b'abakobwa ngiye hagurutse agiye nko kunyara hasigara ku ntebe harimo harahumura nk'amafi muranyumva ahubwo ikintu narinzi cyane mbaza ikintu naje kumenya waje kumenya iki naje kumenya ko ya mitezi tujya turwara abakobwa urabona ngo abakobwa b'abakire ntabwo bajya bayigira ngo biba mu bakobwa b'abakenekene nyine muri ubu buboro bw'inyamirambo za neza kuko twese turabizi ibyo ngibyo ku mwanya nyine ku musarane yakicazaho umusundi agahita awukurayo aha ngo nuko mama bajya bayitwara nabo si ubusambanyi tusanga umwana arwaye umutezi atarasambana ariko noneho wagenda wakweza iyo mboro yawe direct ako kanya wewe uba ukigerayo gutya ngo pa ukureho iboro yabaye ikintuza Dumba uretse dufite ibibazo byinshi mu Rwanda reka mbe nkwereho kamera none mbanze nkwereke njya ahantu ndi urebe ukuntu hameze ibyo nkwereho kamera kugira ngo mbanze nambaye ubusa ngaho ntacyo nambaye ubusa buri watweretse genda gasike mbaza ati ndashaka kumenya iki abantu bitwa ba Urban Boys bo muri 2025 wabamenye Urban Boys ndabazi Urban Boys urabazi ndakwingize ndapfukamye vuga amazina yabo harimo Safi wa Rubya akazamo Amojizo ndetse na Nizo wumvisha umwaka nguhaye ngubwiwe mwaka wa 2020 mugiye 2025 my friend ariko reba ahantu nibereye papa wanjye mbabarira undebere kamera wayikuyeho kamera iriho bro oya wayigize kamera iriho ntabwo turimo turakureba je muramubona kamera iriho mumugire je ko mutarimo muramubona je nawe nimo nabona ndabona yashizeho ya boro ye yakasuku wa kamera iriho ngera yishyizeho pe Gasuku yaraye muri hoteli Kevin Kade soma muri comment je ngo Kevin Kade na Deben na Elle wamenya ba Urban Boys bo muri 2025 apo bari babonye bari aho ngaho
ngo baguhaye show bayihaye ndetse wowe bari abahungu se sinakubonye urimo urabyina umeze gutya shaka ugacupa ubyimbye sha ndavuga ati umuhungu wanjye n'agasimba hariya ndi ku macupa maremare ndi kumwe n'umukire noze kuvuga ko utabonye umukire wowe umukire coach ntiwamubonye se ntiwamenye ko coach yagiye kwiyunga na Element basiga Bruce Melody bamuciye inyuma agenda gake nta nkuru kimenya agenda gake shabyoreje nta nkuru ukimenya ndumva ngo kamera ngo nagiriho nkuraho wongera unzane ahubwo vaho nongere nkuzane njye ntabwo nkura abantu Jess Kwiza wa mipango nshaka kwiyahura na Dani ncanga nyiriza bugufi none se kwiyahura ubitekereje gute nuko hari abantu njya mbona ngo bajya kunkunda amahoro bakajya kwitupa utekereje gute kwiyahura out of everything nihoresha dumba abantu barasirimu ariko wahabonye bro izina ry'Imana ndagaswera mama basi bikesha umukire wabigukoreye erega iki ngiki tujya tubangira narakubwiye ikintu kimwe narakubwiye ni nejo narabivuze umukire bita Coach Gael nisi ntabaho bro nyine ntabaho nurundi rwego ndagaswera mama nurundi rwego bro Coach Gael wabigukoreye ndikubwira ngo rekana nabaho Coach Gael urikumva Coach Gael ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntago nshobora kuba yaba ari ahantu hari muri wazire ngo mbe ntaje ije ni ikintu mugomba guhita umenya burugo Coach Gael ari muri Amerika aho bari ubuhari no ntago yashobora kujya nko muri show runaka ntahari kuko ngomba kuba ndi iruhande rwe ndimo ndamusetsa gake barimo na acting role ya Jen yaba babana bo muri Jen's comedy agena mbese kuri wowe agena na ari muri Amerika bafite Jen's comedy live ariko hari na protocol iteye ubwo ndakubona dero ba de Ben nanjye barambwiye ngo bazanshakira umukire ngo witwa ngo Jimmy Muyombo ariko ndabona Jimmy Muyombo atinda Dumbo Ruraho wareta tukavuga Jimmy Dumbo Ruraho ndaho kubicyuze udashaka kutuvuga Jimmy kuki udashaka kutuvuga Jimmy Jimmy nagakunda social media wareze tukivugira umunyamasisi uva ubwiza ukuri Jimmy n'umukire wa Kevin Kadenyi ari kiswera kimwe shango mfite ubutona ndagaswingiye waryamye mu cyumba nk'iki kumanya gukazana ubutona umva noneho urwana rubimwe magirimo ndaseka na boro zindi zinshekeje ugahita ukubitamo iyindi ndimo ndaseka noneho si ari uruzwera rumbwiye ngo mbereka agashino ariko rega je ngize kuri urumva ubuzima bwiza buraharana